rero hari abantu bashinzwe kutavuga jihadi neza biriya ni ibinyoma ni uguharabika cyokoze wenda Karabo we iyaza akavuga utuku mu ndebe njyewe jihadi yarantinze ayo ni amakuru y'ibyamubayeho yanabazwa bigakunda iyo mfungwa yahohotewe ninde nyine hano ugasanga uwo nguwo ntabwo nawe abyita ariko none hano kuri YouTube rwose simbeshya abantu hari nubwo tuba dufitanye n'inzangano n'abantu Slim Jesus mbaye ikaze bakunzi bacu mbasuhuze mbifuriza kugubwa neza muri mwese imana n'imande zitandukanye z'igihugu ngarutse kuri Nyako kuri Nyako TV na Slim Jesus TV ngarukanye na Pasteur Justin yego umeze neza cyane urashima Imana yego nta n'ibibazo mfite nta bibazo na bimwe wabe namba cyangwa ntabyo ushaka kwiteza oya ndi muzima muri muzima erega burya iyo tuvuze abanyabibazo hari abantu bafite ibibazo muvandi hari abantu bafite ibibazo baba baremerewe baba bagowe adafite umugemurira amaze igihe mu bitaro yego yarabuze nuko avayo ubu hari abaheze mu bitaro nimba ejo ndi warumvishe nyakubahwa perezida wa repubulika arimo avuga ku mubyeyi wapfuye ngo kubera ngo mituweli itari imeze neza ngo muri sisiteme ngo agasubirayo ngo agiye kureba uko yamera neza yarabwuta ariko ubu iyo mumuvuza ibindi mukabikurikirana nyuma rero hari abantu bari kwa muganga ibindi babikurikirana nyuma urumva rero njyewe nta wanjye uri kwa muganga sibyo n'abarwaye nizeye ko nibabona imiti bazakira ariko bari mu rugo hano umva madamu amaze igihe atameze neza arwaye ariko mu buryo igihe azabona imiti y'indwara arwaye ashobora gukira ntago ashobora azakira bangwa ari kuri ubushobozi bwibuza bwo kugura imiti gusa biri aho ngo kana Imana izabikora kuko naje kubona iyo umuntu afite amaboko abiri akora yego nk'ubu ngubu urabona hari ukuntu umuntu agerageza gukora YouTube akabona ntibiri gukunda ariko nubwo ukora ukabona ntibikunda ugomba gukomeza kuko hari izindi nzira Imana ishobora guca muri YouTube cyangwa muri uko gukora erega n'umuntu ashobora kureba akavuga uti ariko this Juste amaze igihe akora nta views afite ubu ngubu koko ibintu birakomeye ugasanga uwo muntu agize ute agutayemo rero uvuga ngo ugasanga kugura umufuka w'umuceri cyangwa iki cyakawunga cyangwa iki aravuze uti reba ukati ukuntu uzajya gukora iki ibiganiro rero nubwo abemeze gutyo tuba tugomba gukora kuko nabonye iki ibintu bigira igihe cyabyo rero ubu nta nubwo nkizerera mu myizerere ko bandogeye cana ni igihe kitaragera ntabwo bayirose ntabwo bayirose n'imibare rega irabikwereka ubona ko ariko birebwa yego ubundi ukabona biranze rero iyo cano aba ari igihe kitaragera ahubwo uba ugomba gusaba nyine gukora ugakomeza ugakora nturambirwe ikibazo si imyaka biba bimaze ahubwo icyambere ni ugukora twinjira mu kiganiro reka dukore tugiye gukora uyu munsi rero inkuru tugiye kuba twaganiraho maze iminsi ntabwo nakubonye maze iminsi nakubona ariko reka tuganire ku nkuru y'ibyo Jean Paul Nkundineza yatangaje ndetse n'ibyo Karabo k'Imana yatangaje akiva amageragere azavuga ngo jihadi ngo yafashwe ngo ari gusambana cyangwa se ari gutingana ari gusambana n'umuhungu ari kuryamana n'uwo bahuje ibitsina muri gereza aho afungiye aya makuru arayumvishe narayumvishe wumvishe utababaye ikintu cyambabaje ariko si uko jihadi yafashwe ahubwo icyambabaje ni uguhindanya gereza urumva nuvuga ngo nimba ufunzwe ukarekurwa ntabwo ari byiza kuza uvuga ibibera muri gereza kuko ubwaryo ni igororero si byitwa igororero yego ni igororero rero ni ukuvuga ngo nuza nanone n'ubundi bugikomanga yego imiryango ya gereza ubwo ni Karabo ubwirwa ni Karabo uri kubwirwa kuko nta muntu wamugize umuvugizi wa gereza yego RCS yego nta muntu wamugize uwo muvugizi na afatanyije n'uwo bita Nkundineza njye mbona Nkundineza Jean Paul rero kuba yarafunguwe bitaramushimishije yumva agashaka kwigomwa yego n'ubundi kuko uracyabona ko ari gushaka gusubirayo turaza kubiganiraho nabyo buri nabyo turi bubiganireho kuko ukurikije ukuntu uyu mugabo arimo agenda yataka
noneho numvishe ngo agiye kurega RIB. Reka tuze gukora ikiganiro cyihariye cya Nkundi Neza ku kurega RIB. Yego Nkundi Neza uza kumumbazaho kuko hari n'amasinde nge mfitanye nawe buriya. Biraza kumfasha cyane. Yego uri kubyumva neza. Tujye kuri Karabo rero. Katujye kuri Karabo. Nako na Jihad. Yego Jihad kuba ari umutinganyi. Yego nge ntacyo biri kundebaho, nta nicyo bigutwaye kuko ntago yigeza ntinga, ntiyigeza nantereta, ntiyigeza nansaba ko dutingana, ahubwo ngewe igihe gitoya Jihad namenye iryo zina we na DJ Brian nge nabakuyeho umugisha. Aya Brian ntago arimo. Yego nyine nge mbamenya nabamenye bari kumwe na DJ Brian. Wabakuyeho umugisha. Yego nabakuyeho ngewe umugisha kuko bari mu isibo radiyo y'isibo. Yego bari kubwira Ezekiel ko atiborosa. Yego ahubwo bahita bavugira rimwe ngo abakunzi bacu nimujye kukuri nyako mukore subscribe mu isaha nayo maje kubona sabe 2,000. Yego utabeshye. Yego niko byagenze. Yego ni ukuvuga ngo rero ngewe agahe gato wumva nabamenyemo gutyo. Yego nabakuyeho iki umugisha. Yego rero nekerezaho ku kijyanye n'ubutinganyi. Yego ni vie prive y'umuntu. niko nge mbitekereza. ni ubuzima bwite bwa muntu. kandi nk'uko Karabo nawe yararikira igitsina gore akagitura hasi bakamufata, ubwo ni nako Jihad bibaye ariko ateye. ubwo nawe niko kamasho yaba yaguyemo, ariko twe ntacyo byari bitumariye. Yego ubwo butumwa ntacyo bwari butumariye, nta nicyo bumariye abakurikirana imbuga nkoranyambaga. kuko ntekereza ko igihe bavugiye ko Jihad atingana, nta kirego twigeze tubona ko yafashe umuntu ku ngufu arimwe aramutinga. ibyo atakoreye aha hanze yagiye kubikorera muri gereza. hari n'igihe bari kumubeshyera. ni ukuvuga ngo rero ibi bintu nuko nyine Jihad afunze, nuko ari kugororwa, ariko bitege ko ashobora gutaha agasanga ibi bintu bihari, agatanga ikirego. Akarega nde? Akarega ba Karabo na Jean Paul Nkundi Neza bazanye ibi bintu, bazanye ibihuha. kubera ko ntekereza ko nubundi ni ibihuha RCS siko yitwa, iramutse ariyo yatangaje nk'ibi bintu byaba ari byo. ariko mu gihe itabitangaje, ariko ntago RCS irigera yicara bikore inyandiko ihe nk'abanyamakuru. hari umuvugizi wayo, hari kabisa. ntago aricara wenda ngo avuga he nk'itangazamakuru avuga ati nka kwa kundi umuvugizi wa RIB ajyaza akavuga ati uyu nguyu turamufite, uyu nguyu akurikiranyweho iki n'iki, ariko ntago umuvugizi wa RCS araza ngo atangaze ngo. ni ukuvuga ngo njyewe nagiye gusura abantu mu igororo rya Mageragere, ariko iyo uri kuganira n'umuntu wagiye gusura akubwira ibintu byinshi mu minota muba mufite abari mikeya, hari n'ibyo akubwira nawe yabeshywe. urumva njyewe nagiye gusura nibishaka, ariko hari ibyo yambwiye nsanga yarabeshywe. urumva ndavuga uti bimeze gutya bihagaze gutya, twe nta kibazo dufite. urumva rero nuba ngo hari umuntu ushobora kujyayo kandi kuba ugeze mu igororero, ariko igihe Karabo yari ageze mu igororero ubu yari amaje gukura amakuru ya Jihad yose koko, kandi ntabwo bari batuye ahantu hamwe, kandi batari batuye n'ahantu hamwe ko bagira n'utugari twinshi. ni nk'uko ngo naza ngo nkahita mvuga amakuru yandera y'umuntu wibereye za Ruyenzi n'uye Kicukiro. Yego ni ukuvuga ngo rero biriya ni ibinyoma, ni uguharabika. buriya Jihad ararengana. nuba ngo Jihad uri kumva Jihad inkuru yakoraga, none aha bimwemera kuba hari abamukina ku mubyimba. urumva nyine urumva uko yicaraga agiye gutangaza inkuru, ntabwo yaguhaga igice. yaricaraga wese akabuti agasonga bugari hafi aho n'akajerekani agatangira gukoma ingoma, biva ku kijerekani azana akagoma. rero hari abantu benshi hano mu mbuga nkoranyambaga n'ubundi bafata Jihad nk'aho bari kumukina hehe ku mubyimba, bityo rero bikaba banamutangariza inkuru zitari zo. nyamaze imyaka 3 si myinshi. ejo n'imbabazi za nyakubahwa perezida wa repubulika zamukuramo, yakwandika bisaba uyu muntu uri musebya, ejo mugahura ukajya wubika umutwe hasi, cyangwa ukamusaba ikiganiro,
ugasanga bamubwiye ibyo wavuze cyangwa kanakenera n'inshuti yerega hari n'ibindi yaza akora n'akazi ugasanga byari ngombwa kubona akazi ariko bitewe n'ibyo wavuze by'ukuri ubuzima bwa Juste hari nk'umudiaspora warayampamagaye nijoro aravuga uti yo tipore ntago nayenzi ko umugore yagusize umugore yarantaye ngo bamubwiye abantu mudutangira amakuru atari Imana ijye bababarira ngo bamubwiye ngo umugore yarantaye ngo yamfatiye kuri video call n'umudiaspora amahirwe nagize yabimbwiye ndi kwinjira hariya ku rupangu rwanjye mpita mushyira video call nawe uti umugore wanjye singuye abana singaba abo bantu babaho ibyo bintu urumva rero hari abantu bashinzwe kutavuga jihad neza urumva se ubwo wongewe ataramvuze nabi yakuvuze nabi nta mudiaspora ngenda ahamagara nawe video call ntago byakuba ngo jihad noneho ni ibihuha ni ukuvuga ngo jihad ni ibihuha ararengana cyane ntabwo yigeze atingana yatinganye cyokoze wenda Karabo we iyaza akavuga utuku mu ndebe njyewe jihad yarantinze akanakura akavuga uti n'ubu nambaye pampa ndi mu ngaruka zo kuba yarantinze jihad ariko yere kutubwira ngo cyangwa se wenda mu bo twadufunganywe harimo uwo yatinze ibyo bimukoraho ayo ni amakuru y'ibyamubayeho yanabazwa bigakunda ukanagaragaza n'ibimenyetso ukanagaragaza n'iki n'ibimenyetso kagenda ukavuga ati jihad yaramohote ariko kugera ngo jihad ngo hari umuntu yahohoteye inde iyo mfungwa yahohotewe ninde nyine kandi ugasanga uwo nguwo ntabwo nawe abyemera uri kumva ibyo bintu baba bazana n'ubuzima butabareba njyewe niko mbifata kuko kuba n'ubuzima butabareba jihad hari kese ye hari ibyo ari kwagirizwa uwo nawe waragiye kwanga inkuru ya jihad imeze nka yindi bavuga ngo yamano ngo umugore yamurese muri RIB ngo amuza kumukubita yego kwanga ni ibintu baza bagashyiraho noneho urumva bifite akantu ka nosiyo ko wari wafunzwe yego ari uri kubivuga kandi akaba yari aho jihad agize ute muri icyo kigarimo nubwo batari mu karere kamwe n'umurenge umwe n'umudugudu ubwo se Karabo yishyuwe angahe kugira ngo aze guharabika jihad aba bahungu nka Karabo ahubwo we watuma mena umuceri bro yavuga nta kibazo mvango nka Karabo yafunzwe umugore yaramutaye ibyo nabyo turaza kubiganiraho neza nyuma ari point zimwe na zimwe tuza kuba turi bukore ikiganiro cyabyo bwite yego rero ni ukuvuga ngo hari abantu baza hano bafite ihungabana biteye gute yego Karabo yahahiraga ku macano wenda akaba afite nk'amacana 3 ndetse bivuga kugira ngo yongere ari kureberera urumva rero ni ukuvuga ngo wenda imwe imuha 100 indi senkane gutyo twese tugira uwo mugisha nyine niho tuba tuviza kugira ngo dukore rero Karabo we kuza yashatse ikintu yaza kubitamo kugira ngo abantu bongere bagire ute bamurebe kandi koko kuba umuntu yaza akavuga ngo uwo bita jihad yaratinganye muri gereza ni inkurere ni ibintu ni ibintu abantu benshi bahise bibaza benshi bitewe nuko jihad bamujyaga bavuga ngo ni umutinganye bitewe nuko bamuvugagaho abantu benshi baratekerezaga ngo ubu ngo jihad abaye hati umva nkubwira ikintu abantu bagiye nyine ndi nawe rahita azavuga ati reka mbigire mu azahita azana ko kantu ko kugira ngo nyine ibyo ngibyo ase nk'ubihamiriza nuva rero hari abantu hano hanze bo abavuga uti ndagarura femu yanjye gute femu yanjye iragaruka ite abantu barongera kundeba gute kuko nkoze ko nafunguwe ndi kubona bitari kuboostinga none uwo muntu ntanicara avuge arebe ko ari mu gihe cyo kutabona views aya mezi ni igihe kitari cya views ubu ugomba kubona views 100 ukishima wabona 50 ukishima kuko ni igihe kitari cya views zidahari ni igihe views zidahari noneho rero urumva dukeneye ya nkuru noneho iri boosting cyane ku buryo ikasa nk'ayijegeza nyine yego Karabo k'Imana rero nawe yaje ashaka kujegeza abihirikira kuri jihad yego noneho biza bihabwa no n'akantu kameze nk'agasigirizo na Jean Paul Nkunda Ineza yego bisa nkaho bishaka kwemerwa nakubwiye kubera iyema ku nkuru jihad yakoraga ku bantu ariko kandi z'ukuri hari ibintu nshaka kujya mbwira abantu nimba umuntu yicaye hano agatangaza ikintu cyabaye kandi ari cyo reka kumufata nk'iki nk'umwanzi yego wenda wowe uri kubona ko atari kubivuga ariko nimba bivuze akabitangaza wimufata
nk'umuntu w'umugome wimufata nk'umuntu w'umwanzi wimufata kuko nawe ari gukora kandi niwe umuhaye akazi ko kugira ibyo akora rero jihadi ku nkuru yagiye akora z'abantu bagiye batandukanye kandi yarebaga no ku mazina akomeye azwi niyo yakoragaho ndetse n'abantu bakirukankirayo bavuga ngo numvisha mutipe ejo bundi bakoranaga avuga uti ubu ndi mu ngaruka zo kuba ntafite jihadi uti ndetse ibihombo nagize nta nubwo ntago nabikuramo ntago bizarangira sinabona uburyo kimbirangiza sinabona uburyo kimbikuramo uti kuko jihadi n'uwamuhaga amafaranga niyo yaba ari 10,000 yagiraga ikintu amaho turumva gutakaza uwo muntu mu buzima bwawe basi ni wenda nk'uwo nguwo ba Nokimu nimba Rokimu ni wenda Kim yaza akavuga ngo burya jihadi ntababeshye yari umutinganyi hari ukuntu wabyumvamo hari ukuntu wabyumvamo nk'umuntu bahoranaga wenda wavuga uti reka nkure hiharabika wenda kuva Kim barakoranaga anamutwara reka mve kubyemeraho ariko se nk'ubukarabo kuko agiye mageragere ubagarukanya amakuru ya danje nyine natubwire noneho n'ibindi natubwire n'ibindi ko ndumva yaratembereye akagera mu turere no mu tugari twinshi yagiye kuba umunyamakuru wawe natubwire n'ibindi nuvuga ngo hariya hantu umuntu hari kera nigeze mvuga ngo mageragere ntago ifungiyemo abagabo gusa ngo harimo n'imbwa abantu bakajya babyibazaho ariko impamvu mba mvuze nk'iryo jambo ntago navuga ngo kuko umuntu afungiye mageragere yarafashe akana ke cyangwa ku muturanyi ngo ngiye kuvuga ngo ufungwa aba ari umugabo hari n'umugabo ejo nabonye mu rukiko arimo aravuga ngo ukuntu yishe umugore we n'umwana ngo abakubita isuka rase nawe yaba ari umugabo nese ubwo muntu wowe tuvuge ngo mageragere ifungiyemo umugabo oya ntago ari umugabo bivuga ngo turabizi neza ko hari abantu rwose b'abagabo bari mageragere urumva nabwo ushobora kumbaza ngo nk'ibihe byiciro erega kuba uri hariya uri kuzira fagitire urumva nka IBM yagukubise rotari ugwa mu mamiliyoni udafite urumva ntago ndi buze ngo uhagare hejuru ngo urimbwa wari uri mu kazi ni ibyakubayeho nyine yego ari n'ababa barahombeye mu kazi yego hari abarahombeye mu kazi bibwe mu kazi hari abaribwe mu buryo budasobanutse bazira gukora kontabilite nabi rero ugasanga ibyo bintu byose uwo muntu nawe ariyo hariya hari navuga ngo jihadi ngo umuntu wamukozeho ngo ni Jackie kuba yari amaze iminsi amuvuga nabi avuga ati napfe nagira nta Jackie azi igisobanuro cya jihadi kuri we hanyuma na jihadi azi igisobanuro cya Jackie kuri we kuba yaravuze Jackie kuriya ni inkuru yari ihari erega twese uko Jackie yarwaye twarabibonye ariko uburyo cyari arimo ahururizwa hari ukuntu tutabyemeranyagaho twese sibyo wumvisha ko na buryo nako na jihad atahuzaga na baburyohe ntabwo yahuzaga nabo aho ngaho rero yari arimo arwanya baburyohe atari kwemera uburyo ki bamushyira kuri kamera kandi amerewe nabi twese Jackie turamuzi kumushyira kuri kamera si igihamye rega twese turabizi ko arwaye amaje gukora inkuru zinge zivugwa ko Jackie agize ute arwaye none weho ugaragaje kumushyira kuri kamera bwa mbere hari ukuntu twabyemeyemo wenda turavuga ngo byari bikwiriye kugira ngo buri wese abone Jackie ariko se n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu ibyo rero nibyo jihadi atemeranyije nabo yego urumva ariko ntabwo ubundi jihadi yanga Jackie yego urumva kandi na Jackie nawe ntabwo yanga jihadi ni YouTube erega kuba uyu munsi wa none njyewe nshobora kwataka Pastor Mutesi kubera inkuru ihari ariko Mutesi abizi ko ntamwanga niduhurira hariya turi busuhuzanye nabyenda turaza kubiganiraho neza ndaza kukubaza ibibazo nka bibiri turi busuhuzanye rero no kuvuga ngo hari abantu basobanukiye kumenya ngo YouTube ni gute nimba Korode amanutse nabi agatambika gato arasanga ibirenge ndimo mbikubita ariko abizi neza ko nta rundi rwango ngize nte mfite hanyuma rero hari ubwo ukubita inkuru ikarebwa ugashiduka uri gusesera ahadakwiriye aho niho ushobora gushiduka umuntu arimo agenda abwira uti Korode mbabara hana gusesereje
niyo mpamvu rero iyo umuntu ari mu kazi aba ari mu kazi. Njyewe mfite umwana ajya ambwira ngo azaba umupolisi ukomeye. Namubajije ikibazo ndamuguti se mwana wanjye uramutse uhuye na kesi uri umupolisi njyewe nakoze ikosa. Uzi ukuntu yansubije uwo mukobwa yambwiye uti nagukubita mu ba mbere biri ngombwa ko iryo kosa wakoze rigenewe inkoni ninjye wagukubita mu ba mbere kuko igihugu naso biba bitandukanye. Abo niko mwana akubwiye niko yabikuye he ntago mbi muri filime oya ntago bajya bazireba we niko yambwiye ahereye kuva kera atangira kuvuga ambwira ko azaba umupolisi yarambwiye ngo igihugu naso ni ibintu bibiri bitandukanye. Arambwira uti kandi akazi ntaho gahurira naso urumva rero no kuvuga ngo hari ukangaje kuri YouTube ukagwa mu makosa yakubaga ni uvuga ngo nuko biba bimeze ariko ntibisobanuye ko uyu mwana nubwo ari gukubita se ntago bisobanuye ko uwo mwanya kwitwa se byagize ute byavuyeho. Uri kubyumva neza rero no kuvuga ngo Jack abizi neza ko hari ikosa ryamugonganya na Jihad ariko none hano kuri YouTube rwose simbeshya abantu hari nubwo tuba dufitanye n'inzangano n'abantu byanyabyo gutya bitari bya bindi ngo ni imbuga nkoranyambaga ku buryo umuntu ahora atoratoza ikosa runaka yagize ute yakoze. Hari n'abantu baba baturwaye inzika cyangwa se turwaye inzika ko nkoresha iryo jambo kugira ngo buri muntu wese abyumve. Rero ni ukuvuga ngo ntago rwose karabo kandi umenye ko wakagombye kwicara biranambabaza cyane buriya byaranambabaje kwifata ukabwira isi yose ko uwitwa Jihad ari umutinganyi ko yagerageje no kubikora muri gereza mu igororero ndetse ukibagirwa ko bimwe mu bintu byari byakugejeje mu igororero ari uwo munwa wawe ukongera ugasubira burya koko ngo urupfu rurimo amatwi urupfu rurimo amatwi amatwi ari mu rupfu amatwi ari mu rupfu niyumva ntago ajya yumva ngo ihone urupfu rurimo amatwi rwo nirwumva ihone ni rupfa urumva rero ni ukuvuga ngo Karabo by'ukuri ari Karabo nkubwire ko nta Karabo ni inshuti yanjye mbo yaranampamagaye arambwira uti nagira ngo ngusuhuze ndabona utari kuboneka ku mihanda ndamubwira uti njye hari uburyo kindi gukubakamo ibintu byanjye kuko hari ibintu nagiye nsenya byinshi kuri YouTube ariko hari ukuntu ndi kugenda nshaka kubyubaka gake nkareba ko mbiha umurongo none n'abakunzi banjye bakamenya ko ibyo bintu bifite iki umurongo teyo uti nta kibazo. Urumva Karabo turakorana twakoranye kuri Gasuku Media dukorana ahantu henshi nyine hagiye hatandukanye na Karabo urumva ariko bigeze aho ngomba kumuha ikinyarwanda cyuzuye mba ngomba kumuha ikinyarwanda nk'uko nawe kandi yagera hamwe ikinyarwanda akagira ute akakimba. Urumva ikindi cano akunda kuyobora nanjye ntago yansaba ikiganiro ngo ngire nte nkimwime kuko nanjye ejo nshobora kugira ute kumukeneraho ikiganiro. Ikindi ni umuntu duhuje ibintu byinshi yaba ari ubw'influencer ubuhanzi byose tugenda duhurira mwe aho hantu. Rero ntago rwose ikintu yavuze navuga ngo ni mu mashyi nta gihamya gifitiye. Dore Karabo yigeze gushuka Ezekiel ngo afite ibimenyetso by'uko Papa King agikuzimu ngo kandi ko akorana n'imyuka y'ikuzimu ngo ndetse ngo ndabifite ngo mfite n'amafoto ya Papa King yambaye ubusa mfite ajya mu bapfumu. Ezekiel abaricaye uteho Papa King utuko kuraguza kwawe ariko reka nsuze Ezekiel yageze muri Norvège reka nagakiri muri Uganda yego byagenze bite we n'umuryango we nyine bageze Norvège yego bagezeyo umunsi w'ejo. Reka twisoreze simbizi bye uri kumva kambanza ndangize nk'ako gastori Papa King yumva yankurira asohotse iyo nkuru turaza kuyiganira nta kibazo uko byagenda kose turashobora kuza gukora ikiganiro kuri Karabo n'ubundi kiwe bwite noneho ariko urukumva abantu ndabaraje yego babwire nta kibazo reka mbabwireho gatoya. Noneho Papa King ajya muri RIB ntabwo yareze Karabo yareze Ezekiel. Ezekiel ageze kuri RIB arimo yinjiramo bamubwiye kesi ahamagara Karabo
ngo nyohereza bya bizibiti kuri WhatsApp Karaba aramubwira ngo ndi muri Karaba aramubwira ati man nta bizibiti mfite narivugiraga gusa nta kintu na kimwe ngize mfite wagize ngaho ko ari uko Ezekiyeli yakomatanyije abagabo Papa King yumva bakicaraho yari afunzwe byari byarangiye aho yahatanze amafaranga menshi nawe arabizi yo kugira ngo biyunga abo bagabo guhura ubwabo kugira ngo bicare urumva iyo tebo yabo bantu noneho bari kukunga n'umuntu biza kurangira rero uyu Karabo abeshyeze kiri ko afite iki ibizibiti nibyo rero ari kuvuga nta kizibiti na kimwe agize ute afite uko nguko bari uzi ikintu abari kubwira abantu abari kubwira abantu uti mwigororo rya mageragere ryo mu Rwanda nta kindi kintu kiberamo hiberamo iki abatingana urumva nyine bakumva ko uwo mwuka ari wo wiberamo gusa ariko n'abariyo ntago ari iyo ngeso yabo oya hanyuma kandi nimba uwo muntu nimba ese twemere ko jihad byabaye nta nubwo ari ibyo kuza gushira ahangaha mbese no kwa ngo arimo araharabika ndetse kandi anatangaza ibihuha yego arimo araharabika n'ubundi anatangaza ibihuha kubyo yari yahamagarijwe n'ubundi rero nasigaho yakagombye gusaba imbabazi yaba kunzi ba jihad byane bishaka warekuwe akaza gakomeza gasubiramo amakuru kandi arafunzwe by'agateganyo kandi yego uyu munsi wa none akakubise agiye gukubitamo 2 n'amezi 6 ngire ngo rero ni ukuvuga ngo hari ibintu abantu bagomba kandi ngire ngo nimba ariko amategeko avuga nibishaka yari afite umwaka usubitse rero umva nkubwira ukuntu bivuga iyo ufunzwe ngo uhera ku wari usubitse ugaracyari mu wari usubitse kandi agaratangira wanyaho nimba nanabigoretse sindi umunyamategeko nuko nanjye mba nagiye mbyumva uri kumva rero umuntu wese ubundi umuntu wese nk'urugero nk'umuntu uvugiye mu nama ya RIB nyine kumwe murangira abahamagaye abanyamakuru nk'umuntu uhereweho warning akagombye kubyumva kuruta undi muntu uri muri abimwumvira kugira ngo abashe kugira ibyo akaruma ndetse no guhagarika so reka mushimira urakoze